aba FDLR sinababwiye ngo ibintu murimo bizajya bigenda bibagora, mwishe abanyarwanda, muri kwica abakongomani, mwishe abakongomani 2 hariya muri Kimoka, ariko namwe murahasigaye, hasigaye umwe. FDLR zavuye muri Parike Nationale ya Virunga, ziracyarimo, ziza kwataka Kimoka, ziza kwataka Sake. Ni muri iri joro, abantu kugira ngo mubyumve ni ibibaye muri iri joro. Bamaze kuza kwataka, defense za 23 ziri hejuru Kimoka, zirabakurikira, bagera Kimoka, bari bamaze kwica abantu 2, babarasamo umwe. Bagiye kwinjira muri centre ya Sake, intare za Sarambwe zibariho, ariko baninjiyemo. Kugira ngo mubyumve nuko FDLR zinjiye muri Sake, bazirashe. Uwo ni umu FDLR umwe waguye hariya Kimoka. Nabona ngo ikimahiti kiracyagaramye aho ngaho, ariko nkawe ubwa bwawe uguye Kimoka, utahuka giwanyu mu Rwanda. Ntabwo wabonye abandi mutobo uburyo bariho babayeho kandi bagiye gutaha bakajya muri famiye zabo. Agiye mure kubujiji, wisha abaturage nawe urahaguye, ubundi se wungutse iki? Ibyo bitero rero ni ibitero byabaye muri iri joro, aho FDLR zaje kwataka Sake na Kimoka, ariko zirahaguye, zisha abaturage. Ubu ngubu rero uko ibintu bimeze, intare za Sarambwe zabakurikiye paka hahandi ndani. Hahandi ndani nshatse kuvuga ni hehe? Ni hahandi baturuka. Ubu operasiyo zirimo, ibibombe 2 ndanabyumvishe mu kanya gake, gendi mugunga. Amabomba 2 ndayumvishe. Kigaragara nuko intare za Sarambwe zabakurikiye kandi zigomba kubashondora, zikabakuraho. Akazi kazo murakazi, piga adui na umuchaji. Unamuchaji adui, huyo adui iko napigwa. Hari umujinga nabonye ariko bati ngo, ariko ndamwita ngo ni umujinga kuko ni umuzalendo, ariko uzana bya bikuru byabo by'ibihuha ngo tunataka ingia wa hapa na hapa, tunataka ingia fasi fulani. Nyinyi peke yenu ndio mnatapiga kama makunguru. Yani byari byavuzwe na wa mufande wari wavuye, yani umufande wo muri za Tanzania, nawe wagiye yamanitse amaboko ameze ngo bisha kwa makunguru wajinga. FDLR rero zatatse Sake, ariko zakubiswe. N'ubu ngubu operasiyo ahubwo mukojeje agati mu ntozi, kuko agati mu ntozi cyangwa agati mu muzinga w'inzuki, inzuki zirakurya. Babakurikiye, n'ubu ngubu operasiyo ziri kuba, ariko ntacyo ntababwiye. FDLR mwatashi wanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'abaminisitiri be n'abadepite be n'abakomiseri bo muri demobilisation, hari umumama, uriya mumama respect kuri umumama chairperson wa komisiyo de mobilisation y'u Rwanda, mwita Valerie. Buri munsi nyamwumva kuri radio ari kuvuga ati mutahe muri abana b'abanyarwanda. Ejo bundi numvishe uwitwa nawe ni komiseri honorable bita Gatabazi ati aba nibatahe. Hari vice chairperson ni General Major Jack Nziza ati nibatahe. Mwataje ibaze aho president akubwira ngo taha, gavana akakubwira ngo taha, bagavana bose bo mu ntara zose, ba meya ukumva abajenerali barakuvuga ngo taha, ukajya kugwa mu Kimoka uko pumbafu kiwerewe. Wataje ukazi wanyu. Yongeze mu Rwanda naramutse natembereyeyo, njya ndeba ukuntu imihanda yaho imeze, avuga ati FDLR ni mapumbafu kabisa. Jua nini batavuga ngo batahe ngo baze iwabo nabo baze gufata benefice yo ku gihugu cyabo.
uzaba muri parike nationale ya Virunga, uzabe muri parike nationale ya Kauzi Biega, uzabe muri parike nationale ya Maiko, uzabe muri Walikale. Ile ni ujinga. Muri parike habamo ibisimba ntabwo habamo abantu. Uri umugarde parike se uri iki? Uzatungwa no kuza kwiba mu baturage. Mbibuze ko ndibuze kubahereza umwana umwe wabaga muri crap yo kwa Baruhinda, yari sergeant, yari sergeant major. Muraza kumva n'ubutumwa bwe. Reka mabwire rero ko FDLR n'ubundi zahundagura hari ya Sake na za Kimoka, ibyabo n'ubundi bikomeje kujya bigenda bihinduka asante. Ariko bagize gahunda yo ko ati baratashe. Ejo mundi bari basuwe na kaminuza imwe iri yo mu Bwongereza ariko ikorana na kaminuza y'u Rwanda. Ahangaha rero ntabwo ndibuze kubatindira mwo gaheka mwe mukagira Imana n'amafaranga mwe. Ejo mundi none ndi kubwira Kagira ngo rakagira Imana, niba ari Kagiri Kajinga, abo ngabo ndi kujya mbabwira ati ibyo murimo biraza kubagora. Ndashaka kugira ngo nze kugaruka muri noretre n'ubundi byagiye bigaragara ko 23 yavuye mu bice, ariko nkaza no kugaruka noneho bya bice se noneho bimeze gute. Hari abantu benshi bakomeje kwibaza kuki tena twongeye kubona intare za Sarambwe ziri gufata za Wazalendo. Hariya za Mpeti mwabibonye 23 yari yavuyemo, ariko Wazalendo baraza bari kubyina, ariko ibyababayeho abenshi mwabibonye. Aha, uwitwa Apollo nongere nkuvugeho. Apollo Aburahamu wo kwa Aburahamu, wicishije so, wicisha Karimunda, wicisha nyoko, wica Kamuzinzi, wowe na Nyeganyega munaza mwica abantu itambi birazwi. Wongeye kugaruka noneho bafashe n'umuntu bamuca umutwe baragenda bawutereka hariya. Eske koko Apollo ibi bintu byurimo bizaguhira mwana wama? Apollo si wavuye indurumo gahirika kwakira ibi bintu byuri gukora n'imbere y'Imana? Ndakubwiza ukuri, nibitakugaruka rongere nkubwira ngo nibitakugaruka uza imbwa izampeke. Kandi ndabikubwiye Apollo nongeye kubikubwira nibitakugaruka. Yambivuze yishe umwana uri munsi y'imyaka 7, yisheyo abantu arangije afata umwe amuca umutwe. Apollo nongere mbikubwire, ndakwihanangiriye. Ariko reka maze abantu bamwe umbabarire, wenda kubabariza kuri YouTube. Itambi nigahira ibintu biri gukorwa na Apollo. Hari abadepite ngo muri za Kinshasa ngo mushinzwe kuvugira ngo abaturage bari abanyagatare, muzaba abadepite ariko ntabwo muzavugira abantu ngo wenda muniyame Apollo biriya bikorwa byari gukora. Umutima mubi gusa. Generali Jean Marie Bonane, Apollo ntabwo mwamufata numva ko mufite nk'inzego ngo zishinzwe ibiki n'ibiki, ko abandi bari kujyanwa Beni Gufu. Apollo kuki mutamufata? Iko naki kwica abantu. Apollo sinzi, Imana yonyine izaguhemba. Ariko ibi bintu byuri gukora nongere mbivugeho, ni ku isabato kwa gatandatu. Uri n'umuadventiste uze kwica abantu ku isabato. Cyakora umbabaje ntarakubyaye, ariko n'abakubyaye warabicishije. So na nyoko barapfa, so wanyu Karimunda arapfa hejuru y'ubuginga bwawe. Uri kwica Kamuzinzi n'abantu bari hari. Eske ibyo bizakumara abantu amaraso umaze kunywa? Hari umugore yigeze kurasa, aramurasa umwana uri mu mugongo nawe arapfa. Uriya mwana amarira ye uri kubaziza umurima. Uwo mu mama akomoka za Kanyatsi hariya mu Braza. Apollo, aha, imirwano n'ubundi navuga ko ikomeje muri kariya gace ka Kazinga. Wazalendo bongeye kugaruka, FARDC bongeye kugaruka. Agace kitwa Ngururu, 23 yakageze mu Ngururu, ni hakurya Kazinga. Ndaza kugaruka kuri Kazinga mbahereza detaye nuko byari bimeze.
gusa iriya defense yari akazinga yafunzwe. Gufungwa gute ntago nzi ko bakongera kuyigira defense, kuko uko bigaragara n'amakuru agenda agaragara hariya muri Kazinga hari muri defense hapiriyemo FRDC Wazalendo bagera muri 70. Icyo mama 23 yakoze, babashize muri za communication bose barangije bararitura. Ukumva ko aho hantu n'inkuba zizahakubitira n'ibiki byose bizahaza. Uri kumva ko habaye irimbi rya FRDC. Urwango nuko wenda FRDC itazongera kugaruka ngo izafata bino bice, ariko habaye irimbi rya FRDC. Aha, nuwango Ngururu umunsi w'ejo yiriwemo imirwano itoroshye, ariko Ngururu yamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ariko noneho ku makuru yandi ndi kubona ngiye nka Clever Bemba, nuko Ngururu ishobora kutabamo mama 23 ngira yigumamo, yakuyemo Wazalendo ikuramo FRDC, ariko nayo sinzi ko hari ahantu ukurikije ku makuru ndi kubona ko bari buze kuhaba. Hari amakuru nari buze gutangaza kuri social media, ariko abanyamuheto numva umutekano wanyu gutye umeze gutya mbivuze gutya muri kubibona. Ibibazo mufite bimwe na bimwe, nizere ko kubera Imana ko biri gukemuka. N'ahandi mwari mugiye mufite ubundi bibazo bugiye butandukanye, nabwo nkaba nizeye yuko buri kugenda bushira. Ngururu rero intare za Sarambwe zirimo, zabarwanyije zirabatsinda, zirayifata kama kawaida, ariko ku makuru mfite ntabwo bari bubaka defense, kuko ahubwo defense za Wazalendo zari zirimo, intare za Sarambwe zayitwitse. Sinzi rero niba intare za Sarambwe zitajya ziba muri defense yari irimo izo za Wazalendo, ariko ikigaragara cyane nuko Ngururu intare za Sarambwe zishobora kuba zitari buze kuyibamo, ariko zayifashe. Andi makuru rero reka mite nsimbuka n'ubundi nge hariya muri za Peti ngo bimeze gute. Peti ngo intare za Sarambwe zavuyemo, Wazalendo baraza igikurura baraza, bamaze kuza baza Peti, baraza baridegembya intare za Sarambwe zaje kubakorera akantu. Ni muri bya bice ko barayizirijo. Reka nsuzi yitwa Kedi kuri Mapendo TV. Kedi uraho? Nani mwana ndacyo urakomeye? Mwamenye ibyabaye Peti? Ntago mwari mwabimenye. Peti intare za Sarambwe ziragenda zivamo, Wazalendo baragenda bandi bakwa Gidoshi Murayi bo muri NDC. Burya ntago nzi ko muri NDC renove muri ndime harimo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nabo mwaraparanganye pe. Baba baraje bose barikubise, baza kunywa amangwende, baza kunywa za gasigisi, baza kunywa za mandare n'ubundi buntu budafite aho buhuriye n'ukuri. Intare za Sarambwe nazo ngo kwa ziba zirahinjiye, zagiye ziradutoragura. Nabonye kamwe ko bafashe, bari bagateye ikintu bita kandoyi, bari bagateye akandoyi rwose, bagafashe bagatera akandoyi ngo ngiye ngo kwa wapi, ngo mie niko Munyabwisha. Bakabati ngo wewe sikuulize kabila uko umetokea wapi, ngo niko Munyabwisha, wewe ngo niko nateseka fande, narindi kukabona ahantu kari kungoyi. Intare za Sarambwe zagiye zinjiramo zirabarasa, abandi ziratoragura. Ngo batoragwe ajya abantu bazi imegeri, umwana yagiye gukura imegeri, cyangwa aho n'abantu bakora ariko bakura imegeri, uko ujya ugenda urandura, niko intare za Sarambwe zabatoragwe hariya muri Peti. Ntabwo mutangiye kubona umusaruro wa retre. Abantu benshi bazaga ngo retre y'intare za Sarambwe mu bice, umusaruro utangiye kubonekera hariya. Twibuke ko bagombaga gufata igice wenda 30 km, bamwe bagasubira inyuma abandi bagasubira imbere, bagusubira inyuma n'abandi nabo bakegera imbere, kuko Wazalendo bo babegezayo.
FARDC babegezayo, FDL babegezayo, noneho bakiyegezayo ibirometero 30. Mama 23 igasubira inyuma ibirometero 30, nuvuga ngo en distance 60 km. Aho hagati ikaba ari zone iri net. Noneho baravansa. Urumva? Noneho mama 23 iravuga ati kuki twebwe twasubira inyuma kugira ngo twubahirize bya bindi biri gusinywa, kuko twibuke ko hari amasezerano, hari ibindi bigomba kujya za ntuza za Suisse, ibyo bigomba kujya za Suisse. Oui, Suisse, je crois. Suisse. Oui. Baravuga ati mu biri ibyo birometero aho kugira ngo bagize utebo begera imbere, ahubwo baravansa. Intare za Sarambwe rero ziri kujya kubakora operation toragura nizo ziri gukorwa muri bya bice. Mpeti babatoraguye, Runyansenge ntabwo bazi uburyo intare za Sarambwe zahageze. Nagiye mbabwira ati ngo ino letre, abantu benshi ntabwo bazi ngo ino letre ni letre imeze ute, kubera iki ino letre yagibaho. Abantu benshi bakavuga ibyayo, kuko hariya nka Runyansenge babonye intare za Sarambwe zigenda, hari nabo nabonaga bari kwerekana za communication iki ya myobo pour anti drone n'ibiki, ibitero by'amadrone, ariko bari kujya babona babaguyeho, batazi ngo babaguyeho gute. Runyansenge naho batoraguye ariko barashaka akora muri intare pe. Hari ibintu byonya mvuga, intare ni intare, nta munsi intare izaba ikigushu, nta n'umunsi intare izaba igihunyira. Ngenge mbibabwira rwose, buriya intare izahora ari intare. Ahangaha ntabwo ndi buze gukomeza naho kwatinda, gusa icyo nababwira ko muri bwa buce mama 23 yari amaze kuvamo, Wazalendo bakazamo na FARDC, bari kujya batoragurwa nk'ukuntu kuri megeri nk'uko mubizi, abandi nabo semwambi. Ariko Apollo namubwira ati Apollo cunga sana, abantu bitambi uzabazira. Je te dis la vérité, abantu bitambi uzabazira, abantu bigahira uzabazira. Ntabwo abantu ari amahene, n'ihene urayigura, n'ihene nuyice gashinyaguro banagufunga hejuru uko ihene wayishe nabi, cyangwa ingurube cyangwa inka. Urica abantu nkaho wabaremye sha. Peti chunga sana ukosambwa na robe ukosambwa. Reka nigira muri Uvira noneho ngo ibintu byongeye gukakara. Uvira muri iri joro Wazalendo barayibye, bakubisa abapadiri. Ariko reka mabwira ukuntu Wazalendo muri abajinga, abarundi abadede muko wajinga sana. Bafashe umupadiri wabagariya kuri katedrale, niwe warushinzwe, donc ni obita chancelier wa diocese ya Uvira, baramukubita baramuhondagura ngo nyina n'umunyamurenge, umuntu ukomoka muri Lubumbashi, s'il vous plaît. Baya nabo bita ngo naba je kuba n'umuntu ntabwo ari umudiocese, n'umupadiri wo muri congregation n'aba missionnaire d'Afrique. Muragenda muramufata ngo nyina ngo n'umunyamurenge, murakubita murimbwa. Nongere mbivuge, ibi ngibi ntabwo ari ibintu bizima. Umuntu wasizwe amavuta n'Imana bizajya bibakora kandi bizabagaruka. Nibyo mbabwira, Wazalendo cyakora mufite umuvumo, mwaravumwe muri Uvira. Niko bimeze. Iri joro bibye, hari ubwato bwa diocese ya Uvira bwari buvuye Kalemi, ibyo bwari bupakiye bagiye barabyiba, bafata uwo mupadiri baramukubita. Ukubita umupadiri wasizwe amavuta matagatifu, mugiyeho umuvumo mutazakira, muko wajinga sana. Nanjye ndabavumye, nubwo ndabavumye nongeye ndabavumye. Muri Uvira rero, nyuma yo gukubita uwo mupadiri, nyuma yo gusahura ibyari biri muri bato ya kiliziya, haje kuvuga urusaku rw'imbunda rwinshi, bararasa
n'ibindi bikorwa n'ubundi ubona ko byagiye bikorwa hariya ari ibikorwa bibi, ariko basahuye bazi ko intare za Sarambwe ziri buze kujya muri Uvira. Reka mbahereze ukuri rero, bantu muri Kisangani mwiteguye kwakira intare za Sarambwe? Uvira mwiteguye kongera kwakira intare za Sarambwe? Kalemi mwiteguye kongera kwakira intare za Sarambwe? Kalemi ntabwo mwigeze muzibona, Kisangani ntabwo mwigeze muzibona, ariko icyo nababwira cyo nuko mugiye kuzibona, ko mugiye kuzibona, mugiye kuzibona, zigiye kuhagera, mugiye kuzakira, muzakira n'umutima ufatika. Ubu ngubu propagande processus ntabwo ari ya yindi y'abantu bagenda batekereza bakavuga ngo bavuye. Buriya ni ubuce butakagombye no kubarwa. Ariko noneho imijyi, parike ya Virunga igomba kugira umutekano, ziriya nyamaswa zikagira umutekano, Kauzi Biega igomba kugira umutekano. Ibyo byose umutekano wabyo ugomba gucungwa n'intare. Niyo mpamvu muzajya mubona ibintu, ariko tubibutse ko Lubumbashi irabatombe, Kisangani betombe, Kalemi betombe, Uvira abazaba basigayemo se abandi bo kwantuza kwa Neva Excellence yenya no ba perezida w'igihugu yaba agira amakosa na amakosa ye ni perezida, ariko ni Excellence le président de la République du Burundi. Ni uza hasigara se azaba ari kwa nyina. Ariko Kalemi, Lubumbashi, Kisangani, ibyo mvuze ndumva ko mwabyumvise. Butembo abantu bakomeje kuyibazaho, Butembo, ariko ino migi rwose igiye gufatwa, nabicishije mu marenga, ariko nizere ko abantu bamaze kubibona, ko abantu banabyumvisha. Ibyo ni amahirwe akomeye, ni amahirwe adasanzwe. Abantu benshi bakomeje kujya bagenda bibaza. Twibuke ko muri kiriya gice cyo muri Karehe naho harimo operasiyo ziri gukorwa n'intare za Sarambwe muri parike nationale ya Kauzi Biega. Operasiyo ziri gukorwa. Amakuru mfite nuko hari abandi batoraguwe. Tuke ntimutekereze ko intare za Sarambwe zitari gukora akazi. Ziri gukora akazi, kandi akazi gakomeye. Ziri gukora akazi, kandi akazi keza. Akazi keza. Bakunzi ba Clever Bemba, abaho mu nkurikiranira hose, abakunzi b'Intare Official, abakunzi banjye, ndabakunda cyane, kandi ngomba kubagezaho amakuru y'umwimerere. Ngaho mukomeze mugubwe neza rero, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze yibane na buri wese wakoze subscribe ahangaha. Ntagire icyo muzabura. Imana ikomeze kwibanira na buri wese. Asante.